ntabwo Kiramani twamuzana na Kiramani mumuzane yambara kino kiboro daddy nurebe filime yawe kuntu bigaragaramo Kiramani mbabari aba bana kakaboro muzagashyiremo kakirano yenda gusomana na Nyambo salamare ko kubaneza ibimisi ndabamenyesha ko mani boy irarenze ariko reka dutangire tubifuriza ibihe byiza abakunzi ba Viana Nation 250 aho muri hagiye hatandukanye mu bice bitandukanye by'u Rwanda abari hanze y'u Rwanda mu bihugu by'abaturanyi mu Burundi turabizi neza ko mudukurikira cyane abari muri Uganda Kenya Tanzania Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ahandi hose hasigaye ku isi twizere ko muri amahoro tuje mu kiganiro Viana Time ni kuri Viana Nation 250 handi mu rugo rw'ibyishimo dukoresheje iki gikoresho VR cyangwa se virtual reality ni igikoresho umaze kumenyera ko kibafasha ewana mu kumara stress mu guseka ahangaha mu rugo mukisanzura uyu munsi rero nagashya uyu munsi ntabwo usanzwe uyu munsi ubahishiye byinshi uyu munsi dufite abakinnyi bagiye batangaje dufite abakinnyi bakoze reaction zikomeye cyane dufite agashya turabazanira icyamamare mukumbuye cyane mudaheruka kubona ku mihanda Titi Brown muraza kumubona muri iki gikoresho ese mufite amatsiko ameze ate ntabwo turi butinde ahubwo reka dutangirane n'abakinnyi bacu uko bagiye bacangaha hanyuma nyuma yaho muraza no kubona imyitwarire ya Titi Brown nkuko mwabibonye n'ubundi muri aka kavideo gato yakabanje ewana ni show ni fire uyu munsi ni umunezero gusa dizeruba cyangwa se nyite Mr VR aka kanya tuvugana mfite umujene ahangaha uyu mujene aravuze atariko ibi bintu ngomba gushira amatsiko yabyo ibi bintu ngomba kumenya ibyari byo tonto akiratsuza ntacyo bitwaye je nitwa Mr VR wowe witwa nde Bizimana Joseph ndabona uri n'umujene kabisa Joseph umeze neza nta kibazo urakomeye ndashima Imana ahantu turi hitwa ngo iki aho bahita mu ntama nahoze nabajije umuntu ni kuki batahise mwihe oya ahantu bahita mu ntama nuko baryaga intama cyane se sinzi cyo nanjye naje numva ariko bahita keretse wenda nk'umuntu wenda abashije kubona nk'umuntu wari uri icyo gihe bita iryo zina hanyuma se reka nkubaze Joseph aka gakoresho bakazi ntago nkaza ko nk'ubwa kabiri nkabonye ukabonye ubwa mbere wakabonye hehe ubwa mbere nakabonye santere kinini wabonaga bimeze bite je nabonye umuntu mwaye mwakambitse muvuga ngo ari gutembera ngo mugiye kumwereka muri Amerika ntago natenze none se kuki icyo gihe utaje ngubaza uti bimeze bite hari abantu benshi cyane bari abantu benshi cyane uyu munsi rero ugize amahirwe yo kumenya ngo aka gakoresho bikameze gate amatsiko ufite n'amezi ate sasa nayo kureba ibyo bintu muvuga nko kuvuga ngo warebye ngo ntabwo ari njye ubivuga abagakoresha ahubwo nibo baba babivuga urumva bidashoboka se nje nyine mba numva ari ibintu bidashoboka wenda ngira ngo ni nk'umuntu mwazanye muziranye akaba urumva bari abantu tuba tuziranye akaba ari ubivuga none ushaka gushira amatsiko reka nkubwire rero nshuti yanjye sibyo amatsiko yawe yose ari bushire sibyo arashira kandi nawe ugiye muri iki gikoresho iki gikoresho cyitwa MetaQuest habamo ibintu byinshi cyane habamo ahantu hatandukanye ku isi watemberera habamo ari ibishoboka wareberamo ibintu byinshi birenga 150 sibyo icyo ngiye gukora ahubwo mbwira ukunda iki mu myidagaduro ujye ukunda gutembera nyine kuba nareba ibintu temberaho nyine byo kureba ujye ureba amafilime gusa yego amafilime yonyine aha nase filime iri kuzireba buri ubona ari ukuri iyo filime hari ibyo ubona wenda ukabona ari ukuri cyane ko ibyo bakina kenshi nyine bakina ibiriho aha Joseph uramutse ugeze ahantu watembereye
sibyo ugahura wenda n'inyamaswa ukabona nta hantu ho kuyihungira ihari wakwitwara nta hantu ho kwihungira hahari ni urugero ni uguhebera rwaje nyine ubwo ngubwo ubwo se kiretse n'ubundi bwije kugufata wakwirwana n'ubundi bikarangira ikwisha ko wirwanyeho. Joseph ikintu kiba rero iyo uri muri iki gikoresho sibyo wowe abadukurikiye uba ugomba kubabwira uti ugomba kubaha ishusho y'ahantu uri ibiri kuba byose ukabibabwira urabyemerewe uba ugomba kuvuga sibyo ugomba gutanga show hanyuma nyuma yo kuvamo aho ngaho nabwo turaganira sibyo kuko amatsiko yawe aba yashize then ukatubwira uti ibintu byari bimeze gutya nageze aha ngaha nitwaye uku nguku kubera ko nyine byari hari hateye gutya sibyo reka ninjire muri iki gikoresho sibyo hanyuma nanjye ndahita nkuha udutembereze utubwire aho hantu uri uko hameze urede uriteguye urumva ukomeye nta kibazo okay reka mbikore turebe Joseph uriteguye urumva umeze neza noneho icyo ngiye gukora ni ukugushyira muri iri koranabuhanga ryacu rigira imbere aha ngaha akira manura ako ngako k'imbere gafate mukananwa uri kureba iki imbere yawe game over uri kureba iki ibintu bimeze nk'ibicu ibintu bimeze nk'ibicu insina hanyuma icyo urakora wowe ni ukugitubwira aho ugeze uko hameze nk'uko n'ubundi natangiye ndikubwira kugira ngo duhe show n'ubundi abadukurikiye hariya twagiye Tecnologia ndikubona ikintu cyiza kimeze n'umuhanda gikikijwe n'ibyuma ndikubona kigenda nyine gikata ahantu mu gakorosi imbere hakikijwe n'ibyuma yego God have mercy upon us. ndikubona ibintu ariko hari ntashoboye harimo ibinyamaswa genda hano nyine hejuru hameze nk'akantu k'akararo yego Apologize, I'm continue. ndikubona ibintu nyine bimeze nk'ibisimba ibintu by'amabuye ntabwo warekura ngo bikunde ndikubona ageze ahantu hazamuka cyane ndikubona ahantu hari ibitare nyine imisozi ibintu by'ibitare bishinyitse ibintu nyine by'ibisiga Tecnologia genda hari n'ugira ikibazo wowe tubwire aho ahantu ngeze ahantu hazamuka nyine ari akantu kameze nk'akayira k'akuma ari ibintu bigenda biguruka ibintu by'imikingo ibintu nyine by'inyamaswa bigenda byizunguza ibintu by'imikingo Ushaiona mchana usiku none ahantu ni bwafatira ariko hari ntashonje ngeze ahantu hazamuka cyane yego ari akarako kameze nk'akantu k'iteme nyine ku mpande gakikijwe n'akantu kariho ibintu by'ibyuma yego ahantu ngeze ndabona ngeze ahantu hamanuka cyane hameze nk'ahantu hari uruntu rw'urwobo ngeze ahandi hantu hasa n'ahatambika harimo ibintu ikorosi nyine yego imbere hari ibintu bimeze nk'ibintu nyine by'ibinyamaswa ngeze ahandi hantu hasa nk'ahantu munsi yaho hari akantu k'akenge ngeze ahantu tubwire abantu ngeze ahantu hamanuka cyane no wagira ngo ni amazi
acucumuka cyane. Aho nge rekeraho. Rekeraho. Batutubikanye kuko n'ubizi cyuzwa bigenze bite wega ibintu ukunda babona ubona ugiye kwiba bigenze bite gututubikanye ahantu wari uri hameze hati tubwire dusangiza ishusho y'aho hantu mama yangu game over ahantu narindi nabonaga ari ahantu hari ibintu by'ibinyamaswa nka bimwe byo tubona mu mafilimi nyine biteye ubwoba bijya kumera nka za dinozoro ahubwo izo nizo usanzwe uzizi njya mbibona mu mafilimi gutya wayirebaga nko kuri kuyibona muri filime cyangwa ni ahantu wari nayibonaga ibintu bimeze nk'imisambi niki gitumye none udasoza urugendo nabonaga ngiye kurohama ahantu wari uri hari ikiyaga gihari hari aho nabonaga nkabona hasi haramanuka ahandi ukabona haraterura ngiye kubirinduka kabona urugero rwaje rumanutse ukagira ngo rugiye kukwikubitaho wumvaga uri hano wumvaga uri ahangaha numvaga ariho nageze wumvaga uri kugenda numvaga ndi kugenda wumvaga mukiri kumwe oya ntabwo nabumvaga ntabwo wumvaga Joseph urumva utakomeza ntabwo byakunda watinya hariya abantu rero baba bari kuvuga bati ngo izi ni komedi ngo ni ibintu bavuganye ngo njye nigeze mvugana nawe oya nanjye nyine nibyo nakubwiye mbibona hari ikinyinya kuri gare nagira ngo ni umuntu nyine wenda ni umuntu mwavuganye nkabona aragenda nkabona agiye kugwa nyine cyagenda bisanga none amatsiko urayashize amatsiko ndayashize bwira abantu rero ibi ngibi ni ibintu biba ari ukuri ntabwo ari ibyo tuba twavuganye n'abantu sibyo imyitwarire abantu bagira hano kuri VR Nation 250 niyo iri kuva muri aka gakoresho sibyo ukabonye ute njyewe ahubwo ikintu nibaza ni ukuntu umuntu agenda ukabona agiye kugwa kandi ahagaze ibaze nawe kugera aho ugira ubwoba ukagira ubwoba ukabona ugiye kugwa ibaze nawe kuko niba uhagaze ukenda kugwa ukabona ikintu kigiye kugukubita ukenda kwiruka iyo uri mu kinyabiziga uri muri bisi sibyo iyo igiye gutya bigenda urahengama sibyo hariya hantu uba umeze nk'utwaye wowe uba umeze nk'utwaye niyo mpamvu nawe biba bikugendekera kuriya nta kibazo na gitoya iki gikoresho kirizewe sibyo cyakorewe isuzuma rihagije urumva ni igikoresho mpuzamahanga ni igikoresho kizwi cyane ni MetaQuest sibyo ubwo rero biramutse bigenda gutya ntabwo natwe twagira gute ntabwo twakwegera abantu sibyo Joseph asante sana reka tugushimire cyane yego Joseph rero muramubonye uko yitwaye muri iki gikoresho cyacu MetaQuest yibazaga ibintu byinshi ariko amatsiko arayashize dusaba namwe aho muri hose yagiye atandukanye nimero muyibona aho ngaho hasi muri description mutwandikire munaduhamagare tubasanga ahantu henshi hatandukanye mu ntara tugerayo hose tugerayo abantu benshi rero ndizera ko mukomeza no gukora subscribe musharinga mukora comment kugira ngo dukomeze kuryoherwa turakomeje rero ni episode y'umuriro hari n'ikiri gusa nk'ubururu n'umuhondo reka urekurire ibyo mbwira ahantu ugeze ukuntu hasa imiterere yaho hano ni heza ni heza cyane ureba imbere mu muhanda Wow. How are you? Why? Ikinyoni. Inyoni se si nziza? Inyoni si nziza? Wow. Wow. Oh my God. Wow. Tugiye kuharangiza. Oya ntabwo ugiye kuharangiza. Turitura. Arakomeje. Ntabwo ufite. Ibyo bintu si byiza. Iyo twagiye kurangira. Agiye kurangira wibwirwa n'iki? Ndi kubona tugiye kujya mu Kinogo.
Wow. Yeah. Game over. Wow. Yeah. Urakari hejuru. hejuru Hejuru. ese uri kubona aho uri kugenda gusa akikije ni ibice Hari agira ngo ni amazi, hari ibyuma byinshi by'umuhondo n'imituku. Yes, we. Hano ni he? Hari n'ibiti byiza n'ibibuye binini. Yes, we. Si hagiye kurangira ubu. ufite impungenge z'uko harangira Tukajya muri kiriya kiyogo. Yes, we. Hano. Hari n'urukoko, hari urunyoni. urunyoni se urarubonye Hari ayi. inyuma yawe Ye tugiye kugera mu mazi we. Mu mazi. Oh my god. Hano hasi hari ibibuye. bitoroshye kuki wihagazeho cyane ukuntu wabonaga ni twiza tumeze Nabonaga ibintu biri hasi, hari amazi n'ibibuye binini n'ibiti byiza bimeze neza. bimeze neza so hakunze hari ahantu Hari ahantu heza. wareba n'ahandi Ariko hadateye ubwoba. ahadateye ubwoba mbese hari ahantu hateye ubwoba Ntabwo ari cyane. ntabwo ari cyane yifuje kuba yareba inyamaswa za dinezoro. ni inyamaswa bavuga ko zazimiye kandi koko nibyo. hari umuntu uvuga ati nazibonye kuri televiziyo ariko hano uraza kuyibona ibuja iri muri muvoma yayo uzinyuraho aho ziri. sikumbwiye ngo urashaka kujya kureba dinezoro yego urumva ari inyamaswa utatinya. inyamaswa utinya ubundi mu buzima ni iyi wumva iguteye ubwoba Innocent mbwira niyo nyamaswa utinya cyane ku isi. Intare. utinya intare kuko ni ingome se buriya intare. intare ijya guhiga ishonje. iyo ishonje nibwo ijya gushaka ibyo irya burya yihagiye ntacyo yagutwara. urumva dinezoro wenda ntabwo bayagutera. Ntabwo. ngwino sibyo agarara hano imbere urareba hariya sibyo noneho tugende. Teknolojia. ambara neza hagarara imbere ureba hariya. uri kubona iki? Uri kubona umuhanda n'ubundi ugiye gufata umuhanda uri kurebamo neza. okay reka tugende noneho. wemerewe kuvuga utubwire ibyo ubona byose izo dinezoro n'ibindi byose uri bunyureho uraza kubitubwira. ntiwatubwiye aho wahereye? nahereye ku muhanda uri ibintu bimeze nk'ibitoki ngeze ahantu hari imisozi n'amabuye anagana ariko noneho uri kubona aho hantu ari heza. mbonye inyamaswa. ubonye inyamaswa imeze ite? mbonye za dinezoro. hari icyo ngeze iruhande kinini. zimeze zite babwira abantu? dinezoro ziri mu bwoko butandukanye. humura ariko se umukinnyi wanjye oya ntabwo nteye ubwoba n'inyamaswa. uteye ubwoba n'iki? n'impangu uno mukinnyi wawe mbese ujya ugenda mu binyabiziga? yego. none se niba ugenda mu binyabiziga kuki udashobora kwihanganira ikintu urimo? oya bitewe n'ahantu kiri kunyura. ahantu kiri kunyura hatwaye iki? uhatwaye iki? kuko ni ibintu ureba ugatekereza urumva amaso agahereza ubwonko noneho ukabona nyine umeze nk'umuntu ugiye
Ewe sharuka mushimire cyane ndabona byagoranye byagoranye kabisa urakoze cyane yego reka twakire undi mutumirwa reka nkwambike microphone yego reka nkwambike microphone ariko reka banze ninjire muri iki gikoresho turebe wenda aho ugiye gutembera ubundi reka manze mubaze sibyo witwa nitwa Shimimana Emmanuel oui ufite amatsiko ameza mfite amatsiko yo kubona ibintu muri kubona namwe ibintu ntabwo nzi ngo ni ibiki ariko ndashaka kubona ibiri kuberamo ntuzi ngo ni ibiki ntabwo nzi ngo ni ibiki urabona imyitwarire y'uriya mukinnyi ukubanjirije yari imeze agira ubwoba bwinshi yego uriya mukinnyi agira ubwoba bwinshi wowe se ugira ubwoba bundi nta cyagutera ubwoba kirahari ni nk'iki cyane cyane nk'ibisimba ni ikihe gisimba utinya cyane wumva nk'uyu wavuga uti iki cyo kirandangiza noneho wumva ko nigenje ni intare yonyine shanange intare ntayo ndi bukwereka yego sibyo intare ntayo nkwereka ugiye kujya ahandi hantu uhure n'izindi nyamaswa zitari intare ndashaka kugira ngo uriya muntu wanze kureba amadinezoro nshaka kukwereka dinezoro nta kibazo urazizi ntabwo nzizi njya zibona ku mashusho gusa yego nshaka kukujyana ahantu ziri nta kibazo inyamaswa bavuga ko zazimiye ariko ibiri hano ni ukuri kw'igihe zari zihari sibyo kanejiremo hano turebe mani ndebera rya gare reka urebere nabonye umuntu ari gutitira nabonye umuntu ari gutitira ewana reka nze utembereze ahantu hari izi dinezoro wowe ikintu ukora uratubwira uti ngeze ahangaha ntabwo uzamo hano ngo uceceke sibyo ugenda ubwira abantu ubaha ishusho y'uburyo aho hantu uri hameze kuko nabo baba bashaka kumenya ngo ese Emmanuel ibintu arimo ni ukuri cyangwa se ntabwo ari ukuri niyo mpamvu rero uba ugomba kuvuga ukatubwira mu by'ukuri imiterere y'aho hantu byari ndi kuhagarara ahangaha kambara aturebe gutya uhagaze gutya uri kubona iki Emmanuel uri kubona umuhanda umeze nk'ikiraro uri kubona umuhanda umeze nk'ufiteho ikiraro ku ruhande zengurutse umutwe tugiye mu nkengero zawe hose ikindi ndi kubona hano ngiye kuri uru ruhande ndi kubona ishyamba cyangwa se insina zenguruka n'ahandi hose tubwire urabona iki hano ndi kuhabona urutare hejuru ndi kuhabona ni urutare rurerure hari n'ibiti irebere mu muhanda wawe umuhanda uracyawubona umuhanda ndawureba uri kuwubona umeze ute umuhanda umeze neza fureshi hano ku mpande hari ibintu biriho bibiri mu muhanda reka twigendere urajya utubwira aho ugeze n'ibyo uri kubona byose do not keep quiet ntuze guceceka wowe utubwire gusa kandi ugire resistance byaba byiza urangije uru rugendo ndimo ndagenda mu muhanda yego ubu tuvugana ndacyawukomeje ngeze mu ikorosi yego ndimo ndarenga ibiti hano hari urutare yego umuhanda ugeze ahantu hasa nk'ahitse ngeze kuri ya nyamaswa bita dinezoro yego irajyana hakurya nazibonye noneho ziri kugenda nta kibazo uri kuzibona dinezoro nazibonye imodoka nayibonye ngeze ahantu hamanuka ahantu ukomeye haje ikibuye cyaje ndimo ndabikatamo ubu tuvugana ngeze mu muhanda muzima yego ariko umuhanda ntabwo byoroshye umuhanda ntibyoroshye ntabwo byoroshye byoroshye umva ukomeye oya ntabwo wakomera bitewe n'uko nawe uri gukatakata noneho ngeze ahantu hari
hameze nk'aho ari amarembo, hari ibibuye bimeze ukuntu. Umuhanda ucuramye bya hatari. Yego. No muhanda rero kumanukamo ni danje. Danje ni hatari. Ntabwo ari ubudage. Ntabwo yese ahantu yari ingezi nazirebye hari zaraciyeho noneho umuhanda ubona ari ndi gukata ikorosi noneho ikorosi ndarikata bikanga noneho inyamaswa hagaturuka nk'ikibuye kikaza kikamusha ntabwo byoroshye ariko nyamara bari kubirangiza sinzi uko tumushimire cyane urakoze cyane yego Emmanuel murabonye uko yitwaye twakira abantu b'ingeri zose muri iyi episode rero twakiye undi mutumirwa icyo nzi cyo ntabwo ari ubwa mbere aje ahangaha mu rugo rwa VR Nation 250 ntabwo ari ubwa mbere tumwakiriye muri iki kiganiro VR Time umusa akira nsuhuza umeze neza urakomeye ukurikije uko ubundi iki gikoresho si ubwa mbere ukigiyemo ubushize witwaye gute witwaye neza uraza kugerageza wongera ijwi sibyo ubushize witwaye neza none se wigeze ubona amashusho yawe ishusho yanjye amashusho yawe hano kuri VR Nation 250 wigeze uyabona yanjye ngewe oya si ubwa kabiri ugiye kwambara iya pare nyine ibya mbere warabibonye kabisa warabibonye urumva ugiye kwitwara gute wagira nitware neza nyine okay abamubonye ubushize hari uburyo yitwaye mwarabibonye ese muri comment yitwaye neza ubushize ese ubu ngubu murabona agiye kwitwara ate ndabizi neza ko mufite amatsiko tugiye kumutembereza ahantu h'ubutayu sibyo h'ubutayu ntabwo usubiraho wagiye mbere umusa ntabwo ntinda ntabwo dutinda kabisa ntabwo dutinda hagarara hano imbere yanjye aha witegera aho nari nitegeye kwambika abantu basumba nabyo rero manura ku maso uri kubona iki uri kubona iki uretse se uragiye twagiye uko mubona yitwara niko n'ubushize n'ubundi bwo yitwara si byose ba urajya utubwira abana dore mwa dore n'inyoni apologize, I'm continue. dore ibuye baranera amabuye mwana ndagendera ku byuma noneho I don't want peace. okay I want problems always. ndagendera ku byuma ndagendera ku kiraro mbega urubuye mbega ikibuye mbega ikibuye dore igisiga ndagendera ku byuma noneho ndagendera ku byuma yego mwana usaha ahantu mbega ahantu hamanuka bya danje
Don't run! Murife! Murife, don't None amanuka hano. Murife, don't Ega hano. None amanuka hano. None azamuka hano ku byuma. Yego. Ungenisikiliza kwanza. How are you? Ushaiona mchana usiku agenda neza. None ndimo ndagenda ku byuma. Yego. Ndimo ndagenda ku byuma. Ndimo ndagenda ku byuma. Yego. Ndimo ndagenda uri gukata. Ndimo ndagenda ku byuma mwana. Uretse. Mwana no biranjomba. Uretse. Uretse. Ndabona abazungu. Umuzungu aributse. Dore kibuye haraye, dore kibuye haraye, dore kibuye. Uretse nagwa muri ariya mazi. Uretse nayagwamo. nataka muniombe. How are you? Ushaiona mchana usiku Uretse. Ashyizemo ibintu bya danje none ndagati. None washyizemo ibintu bya danje. wowe yase danje gute se Washyizemo ubushize ndagosha. hanyuma tubwire imyitwarire yawe itewe n'iki cyatumaga witwara gute icyatumaga witwara Byari bikaze none amazi si yari nkaya. none se numvaga nyine uraza kwihagararaho niki tumwe utihagararaho Abo byagukunda. Bazashyira ubwenge ku gihe mwana. banza ubitekerezeho Baza mbitekerezeho kabisa. ari ahantu se harasanzwe Cyane yago hasanzwe bro. Mbega ahantu. Nubwo nagiraga ubwenge bwo kugikuramo ahubwo. none se ntabwo wari oya kukikuramo erega iyo ubona byanze uravuga uti munkuremo nta kibazo sibyo Biraje byari bikaze mwana. Ntabwo ari nka bya bindi. Ntabwo byari bikaze cyane. Niyo mpamvu ntigeze nkuru. uzajya n'ahandi ahubwo hatari hari Nabonaga ari nkuru wemeza se. akira reka tugushimire cyane uburyo witwaye muri uru rugo Yohana wowe ni karibu n'ubundi imyitwarire yawe ntekereza ko bakomeza kugenda babireba musa n'ubutaha tuzasubira ubu tuvugana turi mu rugo kwa Titi Brown aho agiye kuduha show. Titi Brown uko mwagiye mubona abandi bakinnyi bibaransa muri iki gikoresho, uko mwagiye mubona reaction zabo zitandukanye, Titi Brown niwe ugiye kuduha show. Tugiye kumureba, nyamuneka mw'abantu mwe mupfa kudakuraho gusa, mugiye guseka, mugiye kumirwa, murebe buryo keretse natwikarumana byo biraba ibindi ariko ndabizi neza ko mumukumbuye by'umwihariko abafana be. Muracyari kuri Viara Nation 250, ndacyari Zeruba cyangwa se nyite Mr Viara. Ubu tujye kureba uburyo Titi yitwara muri iki gikoresho. Bafana ba Titi nimuve kuri Viara Nation 250. Let's go guys. Ahantu muri mwese aho muherereye mubyumve neza ko iki gikoresho cyaje kubera mwebwe. Ni twebwe mu Rwanda twenyine dukora ibi ngibi. Ni entertainment twabazaniye. Tujya tubabwira ko ari mu rugo rw'ibyishimo. Ewana Titi Brown nawe ni umwe mu bakeneye kwinjoyinga ino Viara virtual reality. Umushatsi filime nareba filime ko wayireba nta kibazo. Wareba ahantu hose. Kanandike mu filime cyashya ya Kiraman bita The Contract. Kandebe. Kiraman. Iya filime. Abo Kiraman nawe tuzamushaka tumushyire kuri ibi byiza nawe arebe. Kubera ko uru rugo rega ko twaje tujera. Umva. Ibyo rirarenze bro. Twaje tuje. Ibyo ese we ndi kwandika ibiki wait. Use barabize ko uri kwandika. Umva nuko ntabwo bakwimba ndandika nuko ukubona yakubona nk'umuntu wazubaye umuntu wasaze cyane ariko niko ndi kugaragara nanjye kandi ndi kukureba
kandebe ko the contract iri buze uzikije biraza byose ye My lord. umva mbabari aba bana kakaboro muzagashyiremo kakiri hano yenda gusomana na Nyambo Nyambo kandi niba batara yes ntusi ibintu ko birenze bro birarenze bya akantu uzanye ko kuvuga ngo ngaho yenda gusomana na Nyambo kuri nuza kuri cover bayita thumbnail kuri thumbnail mbese niyo bashize neza Kiramani kanicare yumva yicara noneho ngo uri hehe ndi hano yicare n'abantu mwenda babwira ko ubundi kureba the contract ya Kira na subject televiziyo man ball irarenze Kiramani arabizi ko ndi kumureba ndi kumuha views kuri VR ukoresheje VR kabisa abantu babyumva wowe ubwaho abari kutureba babyiyumvisha ibyo bintu papi wow noneho ihita igushyira mu isi yawe wenyine nta kintu na kimwe kikubangamira ntacyo wow benshi rero bumva ko VR ari yo gushyiramo ibiteye ubwoba nanjye kandi ari byo ndabizi mwe muhakiye kubita hasi I wonder. Titi ubu tuvugana nyine urimo ukureba filime sibyo ya Kiramani kuri Big Mind Empire ni ntacyo bitwaye ariko noneho abantu benshi bazi ko ibi bintu bidashoboka bazi ko kwicara ku mateleviziyo iwawe nyine ari icyo gishoboka ntabwo biyumvisha ko iyi VR yakora ibyo bintu no guhavinga fan cyane umva bino bintu birarenze none se ariko ubundi uri kubona wicaye uri nyine aho uri kurebera iyo filime mu isi yanjye kozi naha boro hanini cyane heza noneho screen kabirimo hagati oh my god kaboro ni keza cyane kabisa Technologia. no mani ball irarenze ariko ubu uri mu isi yawe okay guys ino VR irarenze numvaga VR ubundi ari ball nyine ngo bashyiramo imikino ngo game ariko ushobora gushyiramo indirimbo wareberamo movie wana wibereye iwawe ubu nta televiziyo subu televiziyo umuntu aracyayikeneye ubu mwamubonye ko maze kubyina amazi ya nyanja nibereye mu isi yanjye ndimo ndayireba neza nkuko itandukaniye n'aya mateleviziyo asanzwe izo televiziyo zisanzwe nuko ngo izi televiziyo zisanzwe uruzo nyine urabona zo ziba ziri kuri nta nubwo nyine like nta nubwo wabifiringa ariko iyo wambaye ino VR man neza yagira ngo ndi muri clip m'imbere wagira nanjye ndimo kuko nk'ubu ngubu umuhanzi ndi kumubona hano umaze gushyiramo ubona baba muri kumwe mbona nkubone nk'ubu dore maze gushyiramo Salamareko ya Kiriko umva Kiriko dore ndi kumukora ubu nanamuha n'urushyi mbega ball kuko ubu turi ndi mu nzu ino VR none ahantu irengeye usetinga ahantu ugomba kuba uri nk'ubu njye nibereye muri Amerika ubereye mu nyubako yo muri Amerika urabona tuno dutapi bari kubona se nibabona izi tapi aho bari kukubona ntabwo ari iyi si uri kubyina aho ngaho sibura ahaboro ni kuri Maris ahaboro ni sawa cyane reka twikomereze bagiye gushyiramo Salamareko ya Kiriko ndaplayinze pafu ibintu ni okay yes aba fashe umutakoze ngo mundangize Salamareko kubaneza ibimisi ndabamenyesha ko Salamareko
ahanane ahani none ubu aho ni bro ndimo ndareba kakirikwa none mugufi mwana yanyabye aho wari ugeze ameze hano bro uzatuma ngaragara nk'umuntu uri stupid man kandi oya ino ball man iri funny ukuntu iyi ball iri funny cyane hari umuntu navuze kuri kamera cyaka kazayamba bikamanze mubaze ikambanze yego akaboro kari funny cyane ahubwo reka nkubaze sibyo ni abahe ba star mu Rwanda wahamagarira kwinjira mu ma-challenge y'aka kantu nabavuze inde nani Benda Shakira na Jojo ndabashaka ko baza bakambara ino ball ndabizi ko nimwe muri kundenda muravuga ngo nibyo ndi kwikoresha nanjye nukuri mbona Jojo nanze ko ari byo ari kwikoresha ndaba-challenges undi umwe ntabwo namuvuga kuri kamera ko abo muri sinema abo sinema wibambaza abo muri sinema tubihorere ntabwo Kiramani twamuzana na Kiramani mumuzane yambara kino kiboro daddy nurebe filime yawe ukuntu ibigaragara ma Kiramani ariko wamugana ntibyamutungura amani byamutungura ramutse arebye ukuntu abangana nabonye ukuntu abangana wabonye ukuntu bansabi baba bangana no ball irarenze ahubwo nansabi sabi nawe ndamushaka ubundi muri iyi ball ndamushaka muri iyi VR n'ababijiyo bije bose bijiyo bijahita gukorera comedy burundu noneho yuzuye noneho ikintu ball irengeyeho ushobora guhagarara yego ariko kubera amashusho abarimo abakwegereye bumeze nk'umuntu urimo ntabwo wabishobora mu ndirimbo wabonye utahita ubona uko batwara ishusho nawe uhita ubona uhita ubona nyine usa nkaho wagiye yego ni Titi Brown ubu ngiye ngishaka biri person guhavinga fan uzatubwire nyine kararane nk'ijoro ryose abarangaye ijoro ryose se ese kuri umwana wo mu rugo ubu ngubu kuko bizagora ibyo bintu byajya ngo bigorane abantu basanzwe nabo bashobora kubaha komande mukaza bagahavinga fan ibyiza byacu sibyo hano kuri VR Nation 250 nta muntu dushobora guca amafaranga kuri iyi VR nta muntu dushobora guca amafaranga no kuvuga ngo n'abatwandikira kuri nimero baba babona hasi hariya ni ukuvuga ngo twabasanga no mu ntara ewana bakinjoyinga bakoresha uzi ko iyi VR uzi ko hari ahantu bacaga abantu si 5,000 mu minota 10 kugira ngo bayireberemo mu minota 10 bakabaca nk'ibihumbi ntabwo nari nzi ko bino biboro muri za Kigali Universe se ntibabaca amafaranga ntabwo ndabikoresha abaca amafaranga ariko ntabwo zimeze nk'izi kuko nzi neza ko ari ebyiri zihari n'ebyiri zihari nanjye mbere nyibonye iyi ngiyi so nuko Titi Brown nta byinshi tuganira hari ibyo ahugiyemo muri iyi minsi bagomba kuzamenya no mu minsi iri imbere sibyo kandi byiza abahishe afite uduseke twinshi dupfundikiye agomba gupfundurira abakunzi be ewana vuba murabona hari ibyo arekura bibashimisha hari imizigo arekura ibashimishije bakunzi ba VR Nation 250 nizera neza ko mwanyuzwe kandi mwizihiwe bafana ba Titi Brown ewana bamwe mukunda uko abyina dance ze mwazibonye ewana buri kimwe cyose mubonye ko nakoze challenge bya bindi abantu bahora n'abatumirwa twayize nuko ngo n'abakinnyi bacu babanje mwabonye uko bagiye bitwara ariko byagahebuzo Titi Brown Titi mfasha dushimire bano bantu bakuri VR Nation mwakoze gukurikirana bari uzi ko nari ngiye kuvuga agapiza ni utuntu kera amafaranga akiboneka ukoresha pizza zihenze guys if you want to have fun umva niba ufite shiri wawe ushaka kumubona nawe yabaye nk'inzanga hamagara zino nimero uri kubona hano hasi zitari inzanga koma inzanga bahita babyumva basirimu ntabwo ibintu byose abantu babyegereza umutima hari uburyo umushari wawe ushobora kumera bikagushimisha sorry nibuke gukora subscribe yego hari uwo nshaka kazacyambara yego
nagire vuba amubona yasinze ariko we ni off camera ntabwo tuza off camera off camera kabisa nta kibazo yego ubwo rero bamwakoze rero reka tubashimire cyane muri episode bye bye ubwo naho muri episode itaha dukomeza kubazanira ibyamamare bitandukanye ahanga ni mu rugo rw'ibyishimo Viara Nation 250 twari mu kiganiro Viara Time ewana Titi Brown arananyakiriye ngaka nagapiza agakoresha pizza ihenze ngiye ntabwo nabyiviramo ciao ciao